mbanje kubasuhuza aho muri mwese hirya no hino ku isi, mbashimira cyane umwanya wanyu mwigomwe mukaba mwitabiriye iki kiganiro cy'uyu mugoroba, ikiganiro cyiswe ngira nkugire, ariko kandi ntabwo ari izina ryaturutse ngo ryikubitaho, ahubwo nuko rifite igisobanuro kandi kiboneye gikwiye, twifuza ko buri wese yacyumva kandi akagishyira mu bikorwa. Ngira nkugire rero nibaza ko nta muntu uri hano utumva ikinyarwanda. Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko ngufite nk'uwanjye unyumvi ukanyereka urukundo, nawe ukaba ufite nk'uwawe ugutega amatwi nkakwereka urukundo, ubuzima bwarushaho kuba bwiza kandi tukomorana ibikomere. Iki ni ikiganiro rero ngira ngo ugire ku nshuro ya gatatu, aho turi kumwe n'abatumirwa nk'uko mwagiye muyibona kuri afishe. Turi kumwe na Profeseri Dusingizemungu Jean Pierre, akaba ari umuyobozi wa Ibuka, ni perezida wa Ibuka Rwanda. Akaba kandi turi kumwe na Karirima Aimable, ni réalisateur, akaba animateur socio-culturel ndetse akaba na journaliste. By'umwihariko akaba umwe rukumbi wa produije filme ya Mukayiranga, ari nayo turi bwibandeho muri iki kiganiro. Ku ijambo Mukayiranga yavuze agira ati tuvuge amateka yacu hatazagira uyatuvugira nabi. Rero mbahaye ikaze mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro. Ni ikiganiro turi busangire ijambo, ni ikiganiro kitari bwiharirwe na bamwe. Munyemerere rero aka kanya nimba Profeseri Dusingizemungu atwumva, abanze abaramutse. Yabaha ingufu zihagije muri iki gihe, iminsi 100 twibuka nk'uko bisanzwe bigenda. Iyi minsi 100 dukunze kugira ibibazo byinshi bitandukanye, ariko kubera izo ngufu twiyubakamo twese dufate, bikatworohera, bigatuma twinyuramo twemye. Murakoze cyane. Arakoze cyane Profeseri Dusingizemungu, akaba n'umubyeyi kuri benshi bitewe n'umutima we. Karirima, nimba twumva nawe waramutsa abadukurikiye mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina. Wabanza ugakuraho mute, then kuko par defo abantu bose bari muted, wowe ufashe ijambo wabanza ugakuraho mute ubundi ukavuga. Atari bake ngo mbabwire ko nishimiye kuba ndi kumwe na namwe muri uyu mugoroba. Umugoroba uza kuba w'ibiganiro dusangira twese. Profeseri Dusingizemungu akaza kutubera umutumirwa mukuru uza kutwunganira mu buryo bwimbitse. Ndabashuhuje rero, kandi urubyiruko rurimo rukora ibi biduhuza n'urwo gushima. Murakoze. Murakoze cyane bwana Karirima ndetse na Profeseri Jean Pierre. Mbaye ikaze nanone mwese abitabiriye iki kiganiro, ariko mbere ya byose, mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina,
nagira ngo nk'uko bisanzwe iyo twibuka abacu bazize uko bavutse muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 tubanza gufata umunota wo kubibuka no kubaha icyuma. Nimba munyumva aho buri wese ari, dufate uwo munota tubibuke. Murakoze cyane. Bwana Karirima, mumukora uri umuntu abantu benshi bagarukaho bagushimira cyane uruhare ugira mu gukangurira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kuvuga amateka yabo. Ese ni kuki wafashe iyo initiative? Ese ni kuki wumva ufite ishyaka ryo gukomeza kubabwira kuvuga? Umwanya ni wawe Karirima. Urakoze Imfura Frank kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo kigoye kugisubiza kandi kuko burya iyo umuntu akora ibintu akenshi ntabwo we abibona nk'uko abandi babibona. Ni byiza rero ko habaho retour feedback yo kugira ngo umenye ibyo ukora. Niba hari benshi babibona bakabishima nuko ari byiza, igihe ikintu nkora ni ukuvuga ngo nkoresha imbaraga nkore ibyo ngomba gukora. Ariko nanone ku bijyanye n'ibyo turimo tuganiraho ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo bitangaje kuko ndi umwe mu barokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi. Abangiriye imana yo kuba afite ubumenyi mu bituma nshobora kuvuga ibyatubayeho. Muri uko kugira ibyo bikoresho, ibyo bita outil audiovisuel, connaissance, ubumenyi navomye, harimo no kumva mfite uwo mutwaro nanjye nshaka gusangira nabo twabibanyemo. Bigatuma rero bikamfasha cyane kubegera kugira ngo bavuge amateka twabanyemo mu cyizere nyacyo, kuko iyo uganira n'umuntu ibyo mwabanyemo biroroha kurusha kubibwira utabizi. Ni devoir de mémoire, nta kintu nabona navuga, ni ngomba kubikora. Nkaba rero mbashimira kubona mubibona mukabona ko ari byiza. Ntabwo ari byiza gusa ahubwo ni devoir. Sinzi niba nabashubije ikibazo cyawe cyane. Frank, uranyumva? Yego, ndakumva neza Karirima. Narangiye, ntabwo ndi buvuge byinshi, ntabwo nabona ukuntu. Mu kiganiro wagiranye na Mukayiranga, tuvuga amateka yacu batazayatuvugira nabi. Ese mu by'ukuri iryo jambo wowe uriha ubuhe buremere? Iryo jambo ni ijambo rikomeye, niyo mpamvu nanarihaye titre y'iyo grand reportage namukozeho.
ubundi muri iyo documentaire harimo ibintu byinshi cyane ushobora gusangamo bitanga message, bitanga inyigisho, bitanga ubutumwa. Ariko iryo jambo ni ijambo rikomeye muri iki gihe turimo, kuko turi generation ntabwo tuzahoraho ku isi, tuzagira igihe dusimburwe nk'uko ikiremwamuntu cyose kigira igihe kikaruhuka. Ariko tutavuze amateka y'ibyo twakorewe bitangaje ku isi yose, hari abazaza bakabihindura uko bitari biri, bakanabisiba yemwe. Niyo mpamvu rero ibyo Mukayiranga yavuze, iyo wumva umwicaye imbere uburyo abivuga umubyeyi w'umunyarwanda mu ijwi rituje, ritarimo revanche, ritarimo ihorera, ririmo gutuza, ririmo gutanga impanuro, buriya iyo ukora bene kariya kazi hari ibintu byinshi cyane wakira. Kwicara umuntu imbere ye ukamwumva ntabwo bihagije gusa, hari uburyo avuga, hari uburyo yitsa, ibyo byose bitanga message, bikakwereka n'abo avuga baribo, kuko aba babereye mu mwanya, uko basaga, uko bavugaga, uko ibyo byose rero ni ukuvuga ngo iyo abivuze umuhaye umwanya akabivuga, nibyo bituma ko hatazagira ubivuga nabi. Mukayiranga yavuze na Kaunda azabivuga, n'undi. Ibyo rero nibyo nashakaga kuvuga, ko tugomba kubiha umwanya bikavuga. Ariko nkeka yuko atari wanabivuga jyenyine, wenda na Professeur Dusingizemungu yabikomozaho mu kanya kaza kuza, cyangwa n'undi wese, twe kwiharira ijambo. Nibyo, urakoze cyane Karirima. Birumvikana ko gutegurira generation y'ahazaza ari byiza, ariko se mbere y'uko duha umwanya Professeur Dusingizemungu, nashaka kubaza mu by'ukuri abo bana kuvuga amateka mu buryo bwo kwandika ibitabo, kuvuga amateka mu buryo bw'izi filime documentaire nk'uko wakoze iriya wagiranye na Mukayiranga, byo ubwabyo kuri generation izaza birahagije? Warangije? Yego, narangije. Urugero, nkawe uri umubyeyi ufite umwana, eske byaba bihagije gukora ibyo bitabo gusa, cyangwa hakenewe no kubatoza umuco wo kubyiga, wo kubisoma? Sinzi nimba ngira ngo neza ikibazo cyane. Iyo generation muzi neza ko izafata umwanya wo gusoma ibyo bitabo no kureba izo filime. Urakoze. Iyo dukora ibintu nk'ibi, haba mu kwandika ibitabo, gukora amafilme, gukora amateatire, amakinamico, nibyo bita des outils artistiques de mémoire. Izo outils ubundi zigomba hari nuwayo zigomba gucamo, zikabyara n'ibyo bita outils pédagogiques, ziba zanditse, zikoreshwa mu mashuri atandukanye. Buriya iyo ubona documentaire isohotse, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nyihaye abantu bayirebye kuri YouTube birarangiye. Hari ubundi buryo bukoreshwa, iyo outil igakoreshwa kugira ngo ikoreshwe mu bundi buryo bw'inyandiko, bw'uduce, donc amasekanse yihariye avamo inyigisho runaka, bikagenda bikoreshwa mu mashuri. Ibi ni ibintu
kubivuga ntabwo biragoye ariko nibwo buryo bukoreshwa. Film documentaire ni kimwe n'ibitabo, ni kimwe n'amateatre, bigira izindi nzira bikoreshwamo. None iyo byageze mu mashuri nibwo bigenda bikagera no mu miryango. No mu miryango abana ushobora kubwira umwana w'imyaka 9 ikintu uyu munsi akagishyira muri memoire ahantu akakibika. Mu myaka 5 iri imbere ya memoire ikazakigarura ikamubwira ariko urambitse ni ibiki, akongera akajya muri bibliothèque cyangwa agahura n'isomo runaka akajya kumenya amateka ye. Bikaba rero ibintu by'uruhererekane. Iyo tubikora rero ntabwo gihe mbikora ngo uyu munsi biba ariho bikora, bizakora igihe ntazaba ntiriho jyewe. Ibyo imyaka 20 maze nkora ibi ntabwo jyewe amafu yabyo ntabwo nzayabona cyane, ariko ntangiye kuyabona kuko nari na mpamvu ngushimira kubona ubibona ukabikoresha. Rero birakora, abana barakanguka barasoma, ntabwo bari muri za generasiyo za kera zitakurikiraga. Ubu hari interinete, hari ubundi buryo bwose bushoboka bushobora gutuma bagera ku mateka yabo. Ahubwo ikindi rero ntabwo ari abana bacu gusa, abana barokotse cyangwa se bafite amateka, bafite aho bahurira n'amateka y'abakorewe jenoside y'abatutsi. Buriya iyo wigisha ntabwo uhitamo. Iyo ukize filimi kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo ntabwo uhitamo ngo irarebwa n'umuhutu n'umututsi n'umutwa n'umuzerwa n'umukongomani n'umubinoya, ni ireba bose. Ba bana nibo nyine n'umwana uwishe areba cyangwa agasoma ayo mateka akagenda akabwira iwabo atari ko ibintu mutubwira n'ibyo dusoma byakoreweho ubushakashatsi n'abantu b'abahanga ku rwego rw'isi, ibyo mubwira ko mbona atari byo. Hakaba deba mu rugo, haba deba mu rugo. Wa mwana ntabwo aba yiga muri kaminuza muri secondaire, ntabwo umubyeyi we azajya kumubwira ngo ibyo nkubwira n'ibyo ngo ugomba kubyemera. Umwana yamubwira ati jyewe ndanariza ibyo mbona scientifique historique, nawe ukambwira amateka yawe. Akazagira bakamubwira ati jyewe ndi umwana wawe ariko amateka nayamenye. Urumva ahantu bigera. Donc ni twigisha bose, dutanga ubumenyi, nubwo ari n'ubumenyi, dusangiza amateka, buri wese akivaniramo kandi bikagera kure. Murakoze. Frank, uranyumva? Ni ukwihangana kubera ko tekinoloji hari igihe itinda gatoya. Buriya Frank ashobora kuba aza kunyumva nyuma. Bwana Karirima, uranyumva? Ndakumva. Ninde? Ni Senghor. Ndakumva Senghor. Biragaragara ko Frank ashaka kuba yavuyeho, ariko wenda ashaka kuba ari nk'ibibazo bya connection ari bwongera akagaruka. Ubwo wenda umuntu yakomeza akagira icyo abivugaho niba ubinyemereye Senghor. Nta kibazo, mwakomeza. Ubwo naza urampagarika. Yego. Ku kibazo yarabajije cyo kuvuga ati ese generasiyo bizabageraho bose. Nk'uko nari mbivuze, aya mateka iyo urebye uko u Rwanda rugenda rwiyubaka, uko rugenda duhanahana ubumenyi, dukora ibikorwa byo kwibuka buri mwaka, nta nubwo gusa buriya
ibikorwa byo kwandika no kwibuka biciye mu bitabo ari byo byonyine, aho n'igikorwa nyamukuru cyo kwibuka ubwacyo, aho zayibuka zitegura amaevenoma yo kwibuka, bagakora urugendo. Mu bihe bishize nibukije icyo urugendo rwo kwibuka ruvuze, ko ari umwanya twahereke abicaga bajyaga inyuma y'abo bagiye kwica bakabajyana ahantu bagiye kwicira. Urwo rugendo rwonyine rufite icyo ruvuze mu gihe cyo kwibuka. Nibutsa yuko n'abari baba barurimo akenshi bajya bibuka yuko bari bishyize mu mwanya w'abagiye kwicwa, bakagenda batekereza igikorwa bagiye gukora. Tuvuga yuko rwahereye Nyanza ya Kicukiro, abajya kwicwa bajya kwicirwa aho bari bacukuriye aho ngaho i Nyanza. Noneho ibuka rero ihitamo gukora urwo rugendo mu gihe cyo kwibuka. Ibyo ni bimwe mu bikorwa bikoreshwa kugira ngo iyi generasiyo ijye iba yibaza ngo biriya bintu barabikorera iki, se kwibuka ni iki. Hari rero amadisikuru avugwa, hari imihango nko gucana urumuri, hari igikorwa cy'igicaniro, hakaba imyambaro, hakaba ibintu byinshi bituma urubyiruko rwipoza des questions. Noneho bagasanga abakuru, abafite ubumenyi bakabasobanurira. Sinzi niba rero Dusingizemungu yamfasha, kuko naba nibasiye ijambo rye, kandi hari abantu bakuru bashobora kudusobanurira byimbitse. Nubwo Frank yaba ataraboneka, nafatira responsabilité yo guha ijambo Professeur Dusingizemungu. Yego, urakoze Karirima, muranyumva? Ndakumva neza. Turakumva neza cyane. Murakoze rero bavandimwe, nagira ngo nongere mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro gifite insanganyamatsiko ikomeye kandi irimo byinshi twaganira. Icyo ngira ngo rero mvugane namwe muri uyu mwanya, nashaka kwibanda cyane kuri buriya buhamya bwatanzwe na Dorata Mukayiranga abifashijwemo na Karirima. Nkaba mbashimira cyane kuko gutanga ubuhamya kuriya ni ubutwari, ndetse n'abandi batanga ubuhamya bigaragara ko ari ubutwari bukomeye, kuko kuvuga ibirebana na jenoside uko umuntu yabinyuzemo ni amateka akomeye. Kuyavuga bikaba bisaba imbaraga nyinshi, bikaba bisaba ko umuntu aba yiteguye ku buryo buhagije, kandi kugira ngo ubuhamya buzafashe abantu igihe cyose, generasiyo zose, igihe cyose, utanga ubuhamya yagombye kuba yariteguye ku buryo buhagije. Kuko iyo ndebye ahantu twumvira ubuhamya ni henshi cyane, kandi tubonera ubwo butwari mu gihe cyo kwibuka, mu biganiro, mu mashuri n'ahandi. Nk'uko Karirima bivuze, bishobora gukorwa mu mivugo, mu ndirimbo, ndetse n'ubundi buhanzi, gushushanya n'ibindi. Hari ubuhamya tubona bwanditse mu gitabo, hari ubuhamya butangwa mu muryango, hari ubuhamya butangwa mu nkiko, naho burya hatangirwa ubuhamya. Hari ndetse n'ubuhamya butangwa muri documentaire nk'uko Karirima akunze kubikora. Aho hose rero dukwiye kureba ibintu bitandukanye, kuko hari utanga ubuhamya, hakaba abazamwumva, hakaba abamwumva icyo gihe abutangira, ndetse hakaba n'aho ubuhamya butangirwa, ndetse na cadre ubuhamya butangirwamo.
iyo rero tubirebye dusanga mu buhamya harimo amateka menshi, harimo ibintu byinshi bifasha kugira ngo aya mateka tuyamenye, amateka ya jenoside, amateka y'abatutsi, amateka tuyamenye ariko tuzashyikirize abazadukomokaho nk'uko Frank yahoze abivuga ndetse na Karirima. Iyo tubirebye usanga ubuhamya bukunze kuvuga ku myaka 59 n'imyaka yikurikiye 73, 90, 94. Nyuma ya jenoside byagenze gute, tukabonamo ukuntu jenoside yateguwe igihe kirekire, tukabonamo imibereho y'abatutsi n'uburyo bagiye bajujubywa, tukabonamo ko hari abarokotse, ko abarokotse biyubatse, akazi inkotanyi zakoze, hakabamo urukundo rugaragara rw'igihugu, hakabamo kwiyemeza, hakabamo gukorera igihugu, hakabamo uburyo utanga ubuhamya ashyikiriza abacitse ku icumu misiyo bafite, misiyo yo gukomeza kubungabunga aya mateka kugira ngo hatazagira uyagoreka, kugira ngo kandi n'abazadukomokaho bayamenye. Ngerageje rero gusubira ku buhamya bwa Dorata, nagira ngo mvuge uburyo ubu buhamya ubona ko bwatanzwe muri cadre yizwe neza n'uburyo byateguwe, uburyo utanga ubuhamya Dorata yafashwe, n'uburyo Karirima abyifatamo kugira ngo amuhe ijambo, kugira ngo yakire amarangamutima ye, kugira ngo Dorata yumve ko afite uwo yageneye ubuhamya kandi yumve ko atekanye. Ntabwo ariko bigenda buri gihe, ngira ngo tujya tubibona mu gihe cyo kwibuka, igihe umuntu ahabwa iminota mike cyane kugira ngo avuge ibintu bimuremereye yabonye, yaba yarabonye mu buzima bwe, yaba na jenoside n'igihe cya jenoside. Iriya minota itangwa, ababa bamukanuriye batanashaka kumva ibyo avuga, ibyo ngibyo tujya tubibona. Ibyo byose bituma utanga ubuhamya akabona uko yisanzura kugira ngo avuge ikimuri ku mutima. Aha rero nagira ngo mvuge ko ubu buryo Karirima akoresha bwabera urugero n'abandi bahanga bafasha abatanga ubuhamya kubutanga, kuko ntabwo ubuhamya twavuga ko ugera kuri effet positif buri gihe. Hari n'igihe ubuhamya bushobora gutera ibibazo, ubuhamya bukaba bwatera ibibazo wabutanze igihe abonye ko atakiriwe muri cadre abutangamo, igihe kandi abona ubuhamya butahawe umwanya uhagije ndetse no kwitonderwa. Muri ubuhamya bwa Dorata rero bigaragara ko Karirima yafashe umwanya akabanza no kumenya Dorata uwo ari we, akamenya ibibazo akwiye kumubaza mu buhamya bwe, ndetse akamenya n'uko amufata mu gihe cy'ubuhamya, ndetse rero na nyuma y'ubuhamya. Ngewe uko nabyitegereje nasanze na nyuma y'ubuhamya Dorata yahaye Karirima nawe akabudusangiza, nibwiye ko nibyo natekereje, ariko wenda Karirima araza kubidusobanurira. Nibwiye ko na nyuma y'ubuhamya hari uburyo Karirima yakomeje kuganira. Sinzi niba munyumva. turakumva neza. Narindimo kuvuga ibirebana na cadre nyirizina ya buriya buhamya bwa Dorata, birimo gushingira ibyo mvuga kuri buriya buhamya. Nari mvuze kuri iyo cadre
ariko nkaba ngira ngo mvuge n'ibyo nabonyemo kandi wenda ushobora gusanga biri no mu bundi buhamya. Adorata na Karirima batweretse ko mu by'ukuri ubuhamya atari ubw'umunsi umwe. Hari aho Adorata avuga ati hari ibyo ntaravuga. Bigaragara ko rero ubuhamya butangwa abakwiye no kuzabona n'ikindi gihe cyo gukomeza akabutanga. Ni inzira ndende, ntabwo ari iby'umunsi umwe. Ikindi kandi Aimable yigeze kubikomozaho, mu gihe ubuhamya butangwa twabonaga cyane cyane nko ku byerekeye Adorata, twabonye uko yitsaga, twabonye uko yagaragazaga amarangamutima, twabonaga uko yarebaga atuje. Ibyo byose byaterwaga n'uburyo Karirima yari yabikoze kugira ngo amuhe umwanya uhagije. Ibyo ngibyo tukaba tutabibona buryo bumeze gutyo igihe cyose. Ahangaha rero bikaba ari isomo iriya documentaire yatanga muri urwo rwego. Muri buriya buhamya bwa Adorata twabonyemo kandi uburyo avuga iby'uruhererekane tugomba kubaka tugenda duhererekana aya mateka. Uyu murimo bikaba byagaragaye nanone ko atari umurimo usaba byinshi, ahubwo ko ari umurimo usaba ukwiyemeza gusa, ariko nanone bigasaba cadre umuntu avugiramo ubuhamya ituma nyine utanga ubuhamya yisanzura kandi agatanga ubutumwa bwe afite uburyo ameze neza kandi anafashwa no muri urwo rwego. Ngira ngo Professor Sezibera n'abandi ba psychologue bari hano barabyumva kandi baraza kutugira. Ikindi twabonye ni uko uretse n'inyigisho cyangwa se amasomo cyangwa se amateka tubona mu buhamya, ubuhamya kandi bubamo n'ubuvugizi. Ubuvugizi burebana n'ubutabera, ubuvugizi burebana n'imibereho, ubuvugizi burebana no guhererekanya aya mateka. Ahangaha tukagomba kuvanamo n'icyo ngicyo, tukumva ko ubuhamya butarimo gusa aya mateka, ni ingingo ikomeye, ariko tukaba tugomba no guha agaciro n'ubu buvugizi butangirwa mu buhamya, bugakurikiranwa, inzego zitandukanye zikaba zagira uruhare kugira ngo ibivugwa muri ubu buvugizi bibonerwe inzira yo kugira ngo haboneke ibisubizo biboneye. Nanone ubuhamya bwa Adorata buratwereka ko bishoboka kuri twese gutanga ubuhamya dukoresheje support ibereye buri wese. Siko twese tuzi kwandika, siko twese dushobora gufata mikoro ngo tuvugire mu ruhame ibirebana n'ubuhamya bwacu, siko twese dufite ubuhanga nk'ubwa Karirima bwo kuba twakoresha, siko twese dufite ubuhanga bwo kuba twatanga ubuhamya bwacu mu mivugo n'ibindi. Ariko dufite ibyo ari byo byose, kimwe muri ibi byose buri wese afite uburyo yagikoresha kugira ngo atange ubuhamya bwe, binyuze yewe no mu muryango, ndetse nakangurira abantu bose kugira ngo ubuhamya bwacu buhere mu muryango nyirizina, umuryango urimo umugore, ukabamo umugabo, ukabamo abana, kugira ngo abe ariho hibanze abana n'abo twashakanye bamenyera ibirebana n'amateka y'umuryango bakomokamo. Aho naho
hatubera na test ishobora kutwereka n'uburyo tuzifata igihe tuzaba dutanga ubuhamya mu ruhame, mu mashuri, mu gihe cyo kwibuka, mu biganiro bitandukanye ndetse no mu nyandiko twakora. N'izindi rero mu magambo ni ibyo ngibyo ngo mpereho noneho muri za intervention zikurikira dukomeze twungurane ibitekerezo nanone tuganisha kuri mission cyangwa se ku cyo Adorata atwifuzaho ko dukomera mateka yacu, akaba ari twe tugira uruhare rw'ibanze mu kuyasobanura, mu kuyavuga, kubera ko ari twe tuyazi, kubera ko yavuzwe n'abandi bashobora kuyagoreka, bashobora kutagira ibyo basobanukirwa, twebwe wenda twasobanura kurushaho. Ikindi kandi bavandimwe, gutanga ubuhamya mu rurimi rwacu, dukoresha uburyo tuvuga, dukoresha amagambo n'uburyo abanyarwanda bavuga, rimwe na rimwe wenda bitanumvwa n'abandi cyangwa se byasobanurwa nabi n'abandi. Icyo ngicyo tugomba kucyitondera, ku by'ibanze umuntu akaba yategura ubuhamya bwe mu rurimi rwe, noneho abanyarwanda cyangwa se abandi bafite ubuhanga bwo kuba bashyikiriza abandi ubuhamya mu zindi ndimi, abantu bakabyigaho bafatanije, ndetse n'abahanga batandukanye bakaba batuma ubuhamya bugera ku bandi, ariko hakoreshejwe ubumenyi butandukanye. Abapsychologue, abize indimi, abize sociologie, abize communication, abo bose hakabamo synergie kugira ngo ubuhamya bugenda butangwa buvemo koko amateka yanagezwa no ku isi. Ndetse tugomba gucalenjinga les historiens, wenda banatekereza ko amateka yandikwa ku buryo n'ubu amatekinike abistoriye bakoresha, ariko muri iki gihe tugezemo tekinoloji yateye intambwe, ibi byose biroroha. Icyo umunyamateka yakoraga yandika amateka kera, metodoloji yakoreshaga ubu ngubu byaranahindutse. Rero ntabwo dukwiye gutinya ko hari uzajora amateka yacu kuko twayavuze turi abantu batize histoire cyangwa se batazi tekinike za histoire. Iyo challenge nibaza ko dukwiye kuyirenga. Aba bafite ubumenyi butandukanye mu byo kwandika n'amateka, iyi ngingo bakaba banayitaho kugira ngo bakoreshe tekinike zigezweho kugira ngo ayo mateka yandikwe, amateka ya Adorata ahuzwe n'ayundi, n'ayo wanditse mu gitabo runaka, ayo wabaye aho Adorata yabaye, bihuzwe, izo facts zose zigenda ziboneka zihuzwe, noneho na za tekinike scientifique zikoreshwe, kuko dufite iyo materiel. Iyi materiel y'ubuhamya tugomba kuyitanga. Niyo mission Adorata duha, ndetse na mission abacitse ku icumu bakunze gutanga iyo bageze kuri iyi ngingo. Murakoze rero, dukomeze twungurane ibitekerezo, ubwo nibiba ngombwa ko ari ibindi nasobanura cyangwa se natanga ibitekerezo ndaza kubikora. Murakoze cyane Bwana Jean Pierre, ariko munyemerere mbongera umwanya mutoya. Hari ikibazo nifuzaga kubabaza. Amateka y'Abatutsi arakomeye cyane kuri jenoside. Ibikomere byayo ibikomere umuntu atapfa gusobanukirwa kereka uwabibayemo. Hari aho mu buhamya bwiza bwa Mukayiranga yagarutse ku kintu avuga ati umuntu ukunda u Rwanda ntabwo mu by'ukuri yakishe umunyarwanda mugenzi we, ntabwo yakamennye amaraso y'umunyarwanda mugenzi we. Arongera aravuga ati
dushengurwa n'uko abo batwiciye abacu batatwereka aho babashyize. Icyo ndagihuza n'iyo generasiyo iri inyuma izaza igomba kumenya aya mateka, urwo ruhererekane rw'ibikomere uraruvugaho iki? Kuko nimba umwana azavuka akabwirwa ayo mateka, ariko muri ayo mateka mu by'ukuri yuzuye ibikomere, harimo no guhererekanya ibyo bikomere, azasanga mu by'ukuri adafite sekuru, ndetse hejuru yo kuba adafite sekuru asange umubyeyi we atarigeze ashyingura mu cyubahiro uwo yita sekuru, uwo bafitanye iryo sano kuri nyina, ubwo ni umubyeyi we, cyangwa se azababazwa n'uko hari igikomere nyina yatewe, ariko nanone mu by'ukuri bizagenda no kuri ka kantu ko kuvuga aho bashyize. Muranyumva? Yego. Urwo ruhererekane muri make ntizimye magambo rw'ibikomere ruvugaho iki kuri generasiyo zizaza? Murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza ubajije. Nagira ngo nyigusubize mbanza kuvuga ko abacitse ku icumu bafite ibyo bikomere n'ibyo koko, ariko abacitse ku icumu kubera ko bafite umwanya wo gukora icyunamo, bituma icyo cyunamo kibaha ingufu zituma babana n'ibyo bikomere. Umuntu wacitse ku icumu nta nubwo ari umuntu ufite imiterere nk'iy'abandi. Uwacitse ku icumu ni umuntu udasanzwe, ni umuntu mu by'ukuri iyo kondisiyo zigenze neza, iyo twubatse bwa bufatanye, hari ikindi kiboneka. Hari ibyo bikomere n'ibyo, ariko hari n'ingufu abacitse ku icumu biyubakamo buri munsi, uko umwaka uje, uko bakoze icyunamo, uko bubaka ingo, uko hari amashami ashibuka. Ibyo ni ubuyobozi bwiza igihugu gifite. Ibyo byose harimo ingufu zitagira ingano zituma abacitse ku icumu batibagirwa amateka yabo aremereye arimo ibikomere, ariko banagira izo ngufu, banubaka iyo resilience, biyubakamo ubushobozi bwo kuba banavuga n'aya mateka kandi bakayasangiza abana babo. Abana badukomokaho rero nabo barakomoka mu mateka arimo ibikomere n'ibyo, ariko baranakomoka no mu mateka turimo kubaka ubu ngubu twebwe abacitse ku icumu, arimo ugushyira imbere kwiyubakamo ingufu zituma tuzahabera ababyeyi bacu, abavandimwe n'inshuti bishwe muri jenoside, tukahababera ariko tubana n'ibyo bikomere. Iyo rero tuvuga ko kwibuka bifite akamaro kandi harimo no kunamira abacu, bigomba kumvikana ko ari urugendo tuba dukora kugira ngo tuve mu rupfu, kugira ngo tuve mu bikomere, kubera ko icyunamo dukora igisobanuro cyacyo ni ukuva mu rupfu, twubaka urutindo, twubaka ikiraro kituvana muri urwo rupfu kituganisha mu buzima. Ntabwo tuzigera duhisha abana bacu ibyo bikomere byo mu mateka, ariko mu kuvuga ibi bikomere by'amateka tugomba nanone
buri gihe no kuvuga kuri izo ngufu twubaka, tugahererekanya n'abana bacu aya mateka arimo ibikomere, ariko n'abana bacu n'abazadukomokaho bose tugahererekanya izo ngufu navugaga. Ni ibintu bibiri bigomba kujyana kandi byumvikana. Nituhera gusa mu kuvuga ibikomere no kwibanda ku bikomere, tutavuga ubuzima, tutubaka ubuzima, tutaganiriza abana bacu ubuzima, tutanabaganiriza misiyo bafite kugira ngo bakomere kuri ubwo buzima kandi nabo bazahererekanye ibyo bitekerezo, ntabwo byakunda, ntabwo ibyo tuganira ubu ngubu byashoboka, ntabwo twazabaho ingoma ibihumbi nk'uko tubyifuza. Hari rero icyo Adorata avuga kandi kibabaza abantu batandukanye muri twebwe cyangwa ari twese, kuba tutarabonye abacu ngo tubashyingure. Nibyo rwose biratubabaje. Cyokora njyewe ubwanjye nka Jean Pierre Dusingizemungu mfite icyo mbitekerezaho, kandi nagira ngo basangize icyo gitekerezo twumve uko kimeze, ndetse wenda tube twanagifataho n'umwanzuro. Bavandimwe, nagira ngo tumenye ko yewe nubwo bariya bantu tindi batwiciye abacu batatwereka aho imibiri yabo iri ngo tuyishyingure mu cyubahiro, hari n'abacu batari muri iki gihugu bishwe bakanyuzwa muri Nyabarongo n'indi migezi, ubu tukaba tutazapfa tunababonye kuko batari na hano. Abo se bo bizagenda gute? Ese tuzakomeza gupfukamira abatwiciye tubabwira ko kuba batatwereka aho abacu bari kugira ngo tubashyingure, tubabwira ko bidushengura? Ibyo ngibyo njya mbona hari n'abo bishimisha, bakaba bagira bati tuzagumya tubima ayo makuru, niba bibashengura koko bakomeze bapfe bahagaze, maze icyo twateguye kuko kigire ku ndunduro. Haba nibaza ko muri uru rwego dukwiye kuzafata icyemezo cy'uko tudakwiye no kuzongera kujya tubapfukamira bariya abantu twarabapfukamiye imyaka n'imyaniko, tubasaba ibyo ngibyo. N'abantu tubona muri iki gihe abamwumva tujya tubona tugashyingura, ntabwo biba bitutse ku bugwaneza bw'abariya twinginga ngo nibatwereke, nibaduhe amakuru. Usanga ari aho imashini yanyujijwe bagiye kubaka inzu, imibiri ikaboneka tukayishyingura, bamwe cyangwa se bakivamo, umugabo n'umugore batonganye bakivamo, umwe ati na hahandi bashyize abaturanyi ngiye kuhavuga. Ibyo ngibyo nibyo tubona. Rero dukwiye gufata icyemezo cyo kuvuga ngo aba bantu bacu tutarabona, nta muntu ukwiye n'umwe gutuma duhagama mu rugendo rwacu rwo gukora icyunamo ngo tuvuge ngo niba tutarabona abacu ntabwo tuzakora icyunamo. Icyunamo tuzagikora, tuzibuka abacu bishwe muri jenoside, dushake uburyo duhimba bwo kubibuka, bwo kuganira nabo, tutitaye ngo twarabonye cyangwa se ntitwababonye. Dushobora kubandikira amabaruwa uko tujya tubikora, dushobora kubavugira imivugo, dushobora kubibuka tukabavuga igihe twibuka. Muri iyi minsi twagiye tubibona ukuntu twagiye twibukira mu ngo zacu, twagiye dufata umwanya. Nitubona iyo mibiri yabo fine, tuzayishyingura. Ariko nitutanayibona, ntihazagire umuntu wiha uburenganzira bwo gutuma duhagama, bwo gutuma dukomeza kuba mu rupfu. Ni ikibazo cyo kwiyemeza. Ni icyo gitekerezo nari mfite. Tuzakomeza gusaba n'ibyo koko kugira ngo
iyo mibiri iboneke ishyingurwe, uzabishaka ayo makuru azayatanga, utazabishaka ntabwo azakomeza kutunigira ahantu, ntabwo azakomeza gutuma tuba ahantu tunizwe, duhagama mu rugendo rwacu tuganisha mu buzima. Ibyo ngibyo nagira ngo mvugeho. Murakoze. Nari ndangije gutanga igitekerezo ku kibazo mwari mumbajije, sinzi niba munyumva. Ngenda kumva. Frank, uratwumva? Mu gihe Frank ataragaruka, reka nkunganire, hari point nk'eshatu wavuzeho, nagaruka nyakijambo ndarimuha. Hari ibyo wavuze uti cadre yo gutangamo ubuhamya, uko bigenda mbere na nyuma. Ni ikintu cyiza cyane wakomojeho. Ibi turabivuga kugira ngo n'undi wese waba yifuza gutanga ubuhamya cyangwa se afite uwushaka, ufite izo mbaraga abe yamugira inama. Ntabwo twese tuzarindira ko tubona abaganga babyize iruhande rwacu. Umuntu iyo atanze ubuhamya akagirira icyizere akabukubwira, niyo utaba uri akaririma ubishyira mu byuma cyangwa mu nyandiko, uramwumva. Nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Gutega umuntu amatwi ni ibintu nabyo byakakwiye kwigwa. Umuntu wese azakore tesite mu biganiro bisanzwe. Iyo uganira n'umuntu, ukaganira n'umuntu areba hirya, areba kuri telefone, ntabwo ubuhamya wabuhabwa uri wa muntu umera gutyo. Izo ni tekinike zoroshye cyane mu buzima busanzwe, kumenya kumva. None ibyo wakiriye ukamenya nuko ufasha mugenzi wawe ubiguhaye. Izo ni tekinike zindi. Hari rero mbere na nyuma y'ubuhamya muri cadre y'akazi kanjye, ibyo Prof Dusingizemungu yagarutseho. Iyo umuntu hari processus iba mbere yo gutanga ubuhamya, yari nayo ikorwa muri cinematography. Iyo ugiye no mu bindi bintu bisanzwe umuntu abikoresha, iyo ugiye gukora ikintu wigatere ugikoreraho, ugira reconnaissance y'ahantu cyangwa se ukajya ugahura n'umuntu ujya mu menyane. Ibyo byose iyo ugiye gutanga ubuhamya tukaganira, tukavugana, tukisanzura kugira ngo anyisangeho. Noneho hakazaba igihe cyo kwinjira mu buhamya nyirizina bujya mu byuma. Icyo gihe aba yaramaze guhambuka, aba yaramaze kwemera yuko ibintu agiye gukora azi ibyo ari byo. Ariko kugira ngo amenye ko ibyo agiye gukora azi ibyo ari byo, muraganira ukamubwira importance yabyo, akayemera. Aba amaze kugera ku rwego rushimishije rwo kumva no gutanga no gusangira no kwigisha abandi. Nyuma yaho rero, iyo amaze gutanga ubwo buhamya, ukabushyira muri document, ukaba publiya ko yabiguhera uburenganzira, hari indi processus igomba gukorwa, ari naho abantu bageraho bagahagarara. Ntabwo muri documentaire ngo nyishyire mu kabati, byaba bibabaje imbaraga uba wakoresheje. Ari nabyo turimo dukora uyu munsi. Ya mateka uyakorera ubuvugizi, promotion artistique n'izindi zose. Ariko aho bigoranira nuko uba ushaka guha abantu ibintu badashaka kumva, bibabaje. Niho rero imbaraga zacu turababara, tukabura uko tubigenza, ntawe ugufasha, ntawe ugira gute, ukinginga, ukandika inyandiko kuri televiziyo, muri centre culturel runaka, ukavuga ati dore mfite film documentaire y'amateka, bagasoma genocide, bagahita bavuga ngo tuzabireba. Iyo promotion iragorana. Aho rero navuga ngo nyuma y'ubuhamya bigenda gute, bwa buhamya buzagera ku bandi gute. Noneho wa muntu waguhaye ubuhamya
mubijyanamo aragufasha. Iyo atangiye kugufasha kukubwira yuko muri kumwe akubwira umubwira ahangana aba yamaze kugera ku rwego rwo kumva yuko ubuhamya bwe bufite akamaro. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane aribwo nshimira CNLG, televiziyo y'u Rwanda, Ibuka, ibinyamakuru bitandukanye harimo n'ikinyamakuru Igihe nkorera, kuba biduha espace tukerekana ibikorwa nk'ibi ngibi. Urakoze cyane Singize Mungu kuri ubwo bufasha muduha. Ibindi ndumva naza kuza kugarukaho wenda niba Frank yaje nta mu mwanya. Ntabwo araza. Kwerekana ko bishoboka. Ibyo mwabigarutseho ko utanga ubuhamya aba agira ngo yereke bushoboka kuvugwa, kwidevora. Ko kuvuga ubuhamya nk'uko mwabigarutseho cyane ni kwiyambika ubusa, ni ugera ahantu uvuga akari murori, kwita akavuze ntabwo ubufashije neza, uba hari ibyo uhisemo kuvuga ibintu bivuge.